Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Amahoro Imana abe kuri mwese mutajya muhwema gukurikira gahunda zose za radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Bizera aho mwereye hose mukomeje kugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagezwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Karemera Patrick Mbayikaze. Abantu bemera Bibiliya harimo imirongo imwe n'imwe yanditsemo ishishikariza abantu kubyara cyangwa se kororoka. Muri yo twavuga nk'ahanditse ngo namwe mworoke mugwire mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Ubusanzwe u Rwanda nk'igihugu kigendera ku mategeko, buri muturarwanda wese afite uburenganzira bwo kugira imyemerere cyangwa idini runaka nk'uko bigaragara mu itegeko nshinga. Gusa nubwo buri wese afite ubwo burenganzira, hari imyemerere ya bamwe mu banyamadini n'amatorero ituma badakurikiza gahunda yo kuboneza urubyaro, aho usanga bamwe na bamwe bumva ko bakwiye kororoka no kuzura isi cyangwa se kubyara nta rutangira. Bakongeraho bati ngo kabone nubwo batazabona ibitunga abo bana. Yewe iyi myumvire rimwe na rimwe iragenda ikanagera ku mazina bita abana babo. Urugero twavuga ni nka Harerimana, Hakuzimana n'andi aba bumvisha ko nubwo wabura icyo uha umwana wawe Imana yazakimuguhera agakura. Bakongeraho kandi ngo umwana ni umugisha umuntu ahabwa n'Imana. Nubwo bamwe bafite imyumvire bataboneza urubyaro bashingiye ku myemerere yabo, akenshi usanga bakunze guhura n'ingaruka mbi zituruka ku kubyara abana badashoboye kurera ndetse kandi no kubonera ibyangombwa by'ibanze. Ese mwe mudukurikiye, imyemerere runaka ikwiye kubuza abantu kuboneza urubyaro? Mbere ko twumva byinshi kuri iyi ngingo, munyemerere mbanze nakire mugenzi wanjye Bazubagira Firdausi abanza tugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro cy'ubushize. Nge ndagaruka mu kanya. Patrick arakoze cyane ko mu mwanya. Tubahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro ejo. Tugeze mu mwanya w'ubutumwa mudusangiza ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho mu kiganiro ejo. Ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku myumvire bamwe bafite ku kuba abantu barafunzwe nyuma bakaza gufungurwa ariko barangije igifungo cyabo hama bakagaruka muri sosiyete. Mu butumwa bwinshi twakiriye, reka duhere ku butumwa bwa Uje Neza uherereye ku Gisozi. Aragira ati biragoye ko sosiyete yakongera kubona abahamwe n'ibyaha bagafungwa nyuma bakaza gufungurwa mu ishusho nziza. Abenshi nibiyumvisha ukuntu nk'umuntu wahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu yagaruka yarahindutse nabe yakongera kurangwaho n'iyo ngeso. Kandi nanone nitwirengagize ko hari abafungurwa batarahinduka, ari uko gusa igifungo bakatiwe kirangiye bakagaruka muri sosiyete bagakomeza kwitwara nabi. Ubundi butumwa dufite ni ubwa Byiringiro uherereye mu karere ka Ruhango. Aragira ati fa kuba gusa warahamwe n'icyaha ugakatirwa, sosiyete dufite uyu munsi wa none nishobora kukubona neza. Binagira ingaruka ku bafunguwe, rimwe na rimwe bikanabatera kwiheba ndetse n'izindi ngaruka. Jye mbona leta yari ikwiye gutegura uburyo bwo kwigisha abaturage uko umuntu ufunguwe akwiye kwakirwa muri sosiyete. Nk'uko hari amasomo agenewe abagiye gufungurwa babategura kuza muri kominote, n'abaturage bari bakwiye kubona ayo masomo rwose. Mwakoze kubana natwe muri ubu butumwa tubashije gucishamo amaso. Firdausi arakoze cyane kutugezaho ubutumwa mwatwandikiye. Dukomeje kandi n'ikiganiro ejo cya none, turi kuganira ku ngingo ivuga imyemerere ya bamwe babuza kuboneza urubyaro. Ubusanzwe kuboneza urubyaro ni uburyo bukoresha kugira ngo umuntu yirinde kuba yasama inda mu buryo atateganyije. Abayobozi by'umwihariko bo mu nzego z'ubuzima ntibahwema gushishikariza abaturage gahunda yo kuboneza urubyaro nk'imwe mu ngambi ihamye yo kwirinda inda zitateganyijwe.
nubwo ubukangurambaga bukorwa hari bamwe mu baturage badakozwa iyi gahunda yo kuboneza urubyaro, bavuga ko imyemerere yabo itabemerera kuboneza urubyaro, ko kuboneza urubyaro kuri bo ari icyaha. Byinshi kuri iyi ngingo reka nemere mugenzi wacu Nkuriza Pacifique atugezeho bimwe mu bafite imyumvire bavuga, ndetse kandi n'icyo abagariye amadini n'amatorero bavuga kuri iyi myemerere ndetse n'iyi myitwarire. Nteziryayo Anastase ni umuturage wo mu karere ka Gicumbi, arubatse, afite umugore n'abana babiri, ari mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko. Avuga ko adashobora gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kuboneza urubyaro, yaba uburyo butangirwa kwa muganga cyangwa uburyo bwa kamere. Mu kiganiro n'umunyamakuru w'ikiganiro Ejo, avuga ko kutaboneza urubyaro ari imyemerere bwite, kandi ko Imana itagwa abana hatari impamvu yabyo. Kuri we ngo nta buryo nawe mwateganya kuzakoresha mu kuboneza urubyaro. Nkanjye bwanjye ntabwo nshobora kuboneza urubyaro, abana babiri maze gupfusha gatanu. Ntabwo yaba ariyo mpamvu yatumye uvuga ko utazigera uboneza urubyaro? Ntabwo ariyo mpamvu. Buri icyo utaboneza urubyaro ntabwo nshobora kuruboneza. Byagenze biteze? Ni imyemerere yanjye ubwo ngubwo. Imana yiguhaye urakira, n'umugore agiye kuruboneza ntabwo byavamo, ahubwo yasubira iwabo. Umugore ajya byifuza kuruboneza? Ushobora kubitekerezaho, ajya kubimbwira nkamubwira ati wapi, ntabyo nshaka. Ariko ntabwo nabona umwana ngo mapfushe ubusa. Mu gihe umugore agifite inanga nanjye nkizifite, agomba kubyara. Abo bana utekereza kuzabyara ufite ubushobozi bwo kuzabarera? Ubwo bwaba ari ntabwo ari kubyara umwana, yageraho n'ubundi ukuze agenda arera undi usigaye hasi. Ufite abana bangahe? Mfite abana babiri. Ku bwawe se mu myemerere yawe umva wabyara abana bangahe? Nubwo baba abana 20 nababyara. Abana uzaba ugifite ubushobozi bwo kubarera? Nakubwiye ngo umwana yakuze, umwana ashobora gukura yagera imyaka 18 akarera wa 14. Kuvuga ko umwana azarera undi, kandi bavuga ko nta mwana ukwiriye kurera undi n'ubundi. Urumva atari gushyira ubuzima bw'abana bawe mu kaga uteganya kuzabyara? Oya, nta kaga kazamo. Umwana ufite imyaka 18 ubwo ndizera ko haba habura imyaka 3 kugira ngo yishingire urugo. Agomba kurera wa wundi rero uri hasi. Icyemezo cyawe wafashe ni icyemezo washishikariza n'abandi gufata? Oya, nge nakubwiye ngo ni uburenganzira bwanjye ku giti cyanjye, ubwo nta wundi muntu nabishishikariza. Ubwo ni imyemerere yanjye ku giti cyanjye. Amaherezo akazaba yahe? Amaherezo nyine mpaka abana bakuze bose, nanjye nkapfa, nabo umurage ubwo nshobora kuba nabaha nanjye n'ubungu, kuko ni ukuvuga ngo niba Imana iguhaye reka kwica abana. Mu yandi magambo utitaye ku ngaruka izo arizo zizabaho, uzabyara abana bose bashoboka? Bashoboka. Ikibazo cyo kudakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kubera imyemerere, bamwe mu baturage bo mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo bavuga ko ari imyumvire y'abaturage ikiri hasi, bumva ko kuboneza urubyaro ari icyaha. Abenshi bakagendera mu bintu by'amadini by'amatorero, ati Imana yavuze gutya na gutya, yambwiye gutya na gutya, ngo ababoneza baba bafite amarimbi mu nda. Rero uwo muntu aba afite imyumvire ye n'imyemerere ye. None se ntabiyemera gutyo, kandi ukabona ni wa muntu w'umukene nyakujya, kandi ihagaze ati Imana yambwiye ngewe ko izabanderera mpaka. Hari abatabasha kubajyana mu mashuri, ugasanga barigwa bazerera mu mihanda, hari abagira ukabona abuze n'iby'abaha nyine. Ubwo rero ingaruka ntabwo zabura, kandi nawe ukabona nta terambere yakwigezaho. Niba Imana yaraduhaye urubyaro, yaduhaye n'inuza n'ubwenge bwo gutekereza kubarera. Imana yiguhaye urubyaro, iguha no gutekereza kuzabarera. Kubyara rero tukoroka n'umusenyi utazabashobora kubarera, burya ubongamiye abaturanyi. Kubarera birakugora, kandi nawe ukarya nabi. Ntabwo ingaruka zabura, kubaburira ibyo kurya no kutabitaho ngo bajye mu ishuri neza, no kutabaha ibyo kurya nyine biba uko bikwiye. Ubwo ni ubuyobe. Buriya iyo by'abana benshi udashoboye kurera, ni hano usanga abana babaho nabi, bakabyukira mu muhanda. Noneho barangiza amashuri reka da, amakimbirane ntago yabura. Ariho hahandi uragenda wajya guhaha nk'ibi bijumba, wabona ikiro, kandi bakenera kurya ibiro 5, ugasanga ntacyo bafashe. Ubwo rero ugasanga aho ngaho bafite ibyo myumvire ngo ntibaboneze urubyaro, aricyo cyaha kibi kibaho. Ese ko kuboneza urubyaro binyuze kwa muganga ni icyaha? Mu kiganiro na Bishop Dr Nshogoza Prote, umuyobozi w'ituro ry'abavandimwe kubw'ubuntu bw'Imana mu Rwanda, arabisobanura muri aya magambo. Abantu benshi batinya gukoresha uburyo bwo kwa muganga, rimwe na rimwe batekereza ko ari icyaha. Ikintu cyitwa icyaha kirabakanga cyane, ariko wajya muri buryo bwa siyanse noneho ugasanga nta cyaha kirimo. Kubera iki? Harimo kubuza intanga y'umugabo n'intanga y'umugore guhura ngo bireme umuntu. Hari umukecuru hano hafi ujya wahanura rwose akabwira abantu ati mwebwe mwamariye abana mu nda zanyu, mwabiciye mu nda. Mu by'ukuri mwana se umwicira mu nda gute?
iyo intangangore n'intangangabo bitarahura ntibiba byaremye umuntu. Icyo gihe rero kubuza intangangore n'intangangabo guhura ntabwo cyaba ari icyo cyaha. Hari abashobora kwirinda mu buryo buri naturel bakoresheje kubara, ibyo ni byiza ntacyo bitwaye kuba bishobora, ariko hari n'abagore bafite ibihe byabo bihindagurika. Abo bagore bafite ibihe byabo bihindagurika rero iyo akoresheje buriya buryo bwo kwa muganga butandukanye batanga, ntekereza ku rwanjye ruhande ntekereza ko nta cyaha kirimo, kubera ko icyo yaba yakoze ni ukubuza intanga guhura, ntabwo ari ukwica umuntu. Hari uburyo tubona muri Bibiliya nabwo Imana yanze, urugero nko kwiyakana. Hari umuntu umwe wabikoze muri Bibiliya, Imana iramuhana. Ubwo buryo bwa kamere Imana ishima bwo ni ubuhe? Ko tubona umuntu Imana yahaniye imuhaniye ko yarangirije hanze y'umugore. Ari naho jewe mu rwanjye ruhande mvuga ngo Imana yahaye umuntu uburenganzira bwo guhitamo kubyara abana utazashobora kugirira umumaro. Imana izabitubaza, kuko abana Imana batanga nk'umugisha, ntabwo batanga nk'umuvumo. Niba rero tudashoboye kugirira guha abana bacu bibakwiriye, abana bacu bakahinduka mayibobo, bakaba abajura, bakaba abangizi, ni ikibazo. Niba uyu munsi turimo kurwana n'ikibazo cy'ibyihebe ku rwego rw'isi, umutekano w'isi harimo ikibazo cy'ibyihebe. Tekereza ikihebe cyabuze ibyo kurya, ikihebe cyabuze umutungo, ikihebe icyo gihe tuzaba twarakreye ibyihebe bigiye kwangiza isi, kandi Imana yaraturemeye kugira ngo dutunganye isi. Icyo rero ni ikibazo gikomeye. Rero mu rwanjye ruhande umuntu wese yahitamo uburyo akoresha, kandi dufite ababidufasha banahawe n'ubwenge n'Imana, abaganga, ashobora kumenya uburyo bwakubera bitewe na organisme yawe. Muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda izageza mu mwaka wa 2030 nuko abagera kuri 82% bazaba baboneza urubyaro bavuye kuri 78% bo muri 2020. Mu bushakashatsi ku buzima n'imibereho by'abaturage buzwi nka Rwanda Demographic Survey bwo muri 2019-2020 bwagaragaje ko hakiri ikibazo cy'ubumenyi buke bushingiye ku makuru y'ibihuha ku buryo bwo kuboneza urubyaro cyane cyane mu rubyiruko. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko mu mwaka wa 2014-2015 abangavu 7% babonezaga urubyaro, nyuma baza kugabanuka bagera kuri 5% muri 2020. Nkuru nziza Pacifique kubw'ikiganiro Ejo. Dukomeje kandi n'ikiganiro Ejo cy'uyu munsi, turi kuganira ku ngingo ivuga imyemerere ya bamwe babuza kuboneza urubyaro. Bakunzi bacu rero mutubwire, ese birakwiye ko abantu babyara uko bishakiye nta kuboneza urubyaro kubera imyemerere? Mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232, ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na X. Hose nukwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe, ubundi udusangiza igitekerezo cyawe. Mu gihe muri kudusangiza ibitekerezo kuri ingingo, reka twumve agace ka gatatu k'ikinamico yitwa Tambagira utekanye. Duheruka Zahabu yirukanwa mu rugo kwa nyirarume Nkuru Nziza mu ijoro, agatakamba asaba imbabazi, undi akamwima amatwi. Tengisa nawe avuga ko yanga abanyagatako. Ubu se bimeze bite? Nimukurikire umukino. Ese yo yinyuguza no mu kanwa. Hari ubwo ngendana nawe se ngo tuvuye ngo ndakunukira. Nakugiraga inama da. Nuko warokoze, sigomwa amazi ntananyuzamo n'agati ndi kugenda. Ese nta mufuka w'ibishyimbo waba warajyanye ku isoko? Nabijyana ku isoko se nkuzanira amafaranga. Uranteye nyagasani, ko mbona ibyaha bibura usoro ngo simbone n'urumiya se. Kandi dore icyo nicyo mpfa nawe. Una amafaranga y'ibishyimbo giye kuyanshinja. Ariko nge nkwibarije ibishyimbo. Ubu si ibishyimbo we na Dorcas na Zahabu mwabuze ari mwe muteka. Ubwo urumbanye n'abantu arahuriye na byera. Hanyuma uri kunyumva neza? Ndakumva. Uyu munsi ndakandikira mu isantere ndaza kujya sasa. Urarya sibyo twahashye iki? Utica mama. Ni nta kibazo uzeye. Ese ma Ubyo nakubwiye ko utansubije. Ariko uragira ngo ngusubize iki wa mukobwa we? Muzajya muhora munyorera ubushomeri bwanjye, ariko nimba sabitike ngo njye kudepoza nk'abandi muyinyima. Usima mwumva nagenda n'amaguru. None Theodoroka, ndagusabye rwose. Ubundi se urajya gusaba akazi uri mwene nde?
igumire mu rugo aho gutangira ushaka umugabo uzagutunga. Nshaka umugabo? Uragira nshaka umugabo umeze nka papa rero. Ma, njye narize kandi n'akazi nzakabona kuko ubushobozi bw'ibyo nize ndabufite. Mfa kutanyinoba gusa. Ese zaba buko nigeze numva za kuryamarira. Uramenya utongera kuvuga izina zahabu muri urugo batamugukurikiza. Ahubwo sohora iyo hene izirika ku rugo ndaje ngiye kumushakisha. Ndanyura no kwa Christine ndebe ko namusaba akazi ko kumuhingira. Ukumushaka? Zahabu yabuze se? Asiki, utantera umupira warwana we. Havuta rwana zaho. Yo kitiruka ngo nkere. Aha, kwiruka kwe niyo mahirwe yawe ahubwo. Cyangwa yobagiye akavuyo k'abanyamuhire muri iki gihugu. None se zaha. Ndakumva Patiri. Mbabara twicare kuri mukingo mubaza. Icara aho bishakanye ntabyo nshaka. Yego komana ubwo se kunsubiza. Urashaka kumbaza iki se ubundi gisaba kubanza kwicara. Ntabwo wambaza duhagaze. Nyine nashaka kubaza niba ibyo Tingise yavuze ejo ari ukuri. Kuko impamvu wari wabaye nuko wasibiye kenshi mu ishuri. Ahubwo mfite ubwoba ko nzongera ngasibira nanone. Oya sha wikiyaturiraho ibyo bintu. Gusa gusibira si byo bituma mpora mbabaye. Ese basi ntabwo ibikubangamiye wabyirengagiza ukabanza ukiga koko. Uzi ko buri gihe turi mu ishuri mbambona udakurikira. Ubwonko bwawe bwabwibereye ahandi rwose. Zaha. Ndakumva. Sinshaka kongera gusibira n'ukuri. Ntabwo byawe. Uyu mwaka singomba kugusigamo nk'uko izindi nshuti zawe zagiye zigusiga. Ibyo ntabyo washobora Patiri. Ngirira icyizere wowe. Ikimbabaza ni ukuntu amasomo yose mba nyumva. Ihangane. Ariko twagera mu kizamini simenye aho binyuze. Shanda kumva pe. None se basobanura icyo nagufasha kugira ngo amasomo yawe agende neza. Patiri. Ntacyo wamfasha ni ukuri. Ndekera ibibazo byanjye rwose. Oya wivuga gutyo Zaha. Wanze kumbwira ikibazo ufite nk'inshuti yawe koko? Yega natwe tugira ibibazo. Nuko uburyo tubishakira ibisubizo ari bwo butandukanye. Wowe ukumbwire rwose. Ndi bose mu bukapa kume. Kuwagiye ugira ikinyabupfura wakirarawe. Wumva ukuntu bumamagara nk'uruta. Sikiye wasubire. Nini se. Ubu se ubu nawe ukeneye ibintu by'ibinyabupfura. Sasa. N'abagabo birirwa bagukoragura uko bishakiye waraye. We. Vuga icyo ushaka rero umvira. Imbesire. Meri danje leo kabisa. Ubu umuntu nta gahunda ufite yo kwakira abakiriya pe. Wende pale. Anigendere. Genda nyine. Je sinkunda utwana dushyanuka rero. Naho ngiye. Mereza agace kurwarwa. Numvise aho ngaho ruhumura. Urwagwa se shanda rufite. Hari umukiriya waraye arunzaniye ariko rukaba rwanashize. Ayiwe, ubu se ndajya gukina ntahayi koko. Sikia sasa. Uti ngo? Ntahayi. Leo tuko na mache. Irahuza ibigo by'amashuri. Icyagatako n'icyamuhira. Kuki ushaka kugenda wasinze ntabwo wakina utanyoye? Sikia sasa. Uyu munsi ndashaka kukuvunira abanyagatako bagataboza ari ndembe. Nanisikia? Piga takle bila huruma. Ubundi gufa nkarisigara. Mungu wangu. Turashize. Ubugome nk'ubwo bukura hehe? Sikia sasa. Ubundi se uravuga ngo uravuna abanyagatako ntabwo ari bukinira? Nyine ndabakinira ariko walaye kwa moyo ku mutima hariho abanyamuhira. Sinakwemera rero ko abanyagatako batsinda abanyamuhira. Bagomba kumbona uyu munsi ahubwo ndabatsindisha batashangara. Mungu wangu, wa mwana ubugome bwawe ntabwo bwaguhira. Amahirwe ahari ni ukuri umwe. Ninde wakubeshye ko ndumi? Mu ekipe tuko bayine kandi twese duhuje umugambi. Naho ka Patrick nikibeshya kutwihomuraho. Buretse kazambona arakini nakundi mukapa ko. Ndabona mu kabari kawe nta kintu mwabonye, reka nigendere mu kazi. Wakana w'ibyo bintu mbwiye ndaza kubibwira abanyagatako bose sha. Nihagira ubona umwana we yavunitse umurundi sha ako kajosi nawe bakavuna. Imbesire. Mama Daruka. Mama Darukas. Anamari. Uzi ko narinyoye umuntu umamagara cyo mu muhanda Kristi. Yewe. Niko mbona uranganya amaso hano mu isantere nk'ubika. Ashwida. Ubu ni we nashakaga.
mpare utambeshye ni impamuda naherutse winjira hariya bacuruza ubushera mpageze umugore wahambwira ko ngo ugiye hariya bateka amandazi niko kuhagera ubu naho nari nkubuze nitahiye nyine ni amahoro se yewe narinje kukwisabira akazi kameze gate se mwakabyara mbona ufite imirima myinshi kandi nyine nanjye guhinga n'utuntu twanjye ni impamvu nyizeye kwama akazi ko kuguhingira imirima yawe nayitaho ku buryo umusaruro wavamo wagushimisha bitabaho Ana Maria siko kubunda guhuye murima ko yose irimo abahinzi yaba data we mbigenje nte kuko ngeragereza nyabo ngerageza iwacu inzara iravuza ubuhuha ngo inzara iravuza ubuhuha hanyuma zo utekeje ute kunsaba akazi kandi waravuga ko ubw'umugabo wakora we bitakiri ngombwa ahubwo asa na Maria wa mugahanga wabaye iki ayiwe wahabonye mbese nahabonye apo sinamenye ko n'iki gitambaro cyavuyeho ego baba rero uretse gukinga icyo gitambaro uteze mu mutwe ndeba na Maria wabaye iki eraga nta gihambaye cyabaye Christine agahene mfite hariya gakubagana kubi mu gitondo nagize ntiyangiye kukazirika munsi y'urugo nuko karantega mu kwiramira nkubita agahanga ku giti ye baba we washize nyabo ariko ukuntu ushaka akazi n'urwo ruguma rukuri mu gahanga ndumva ntabyumva pe yewe icyo ushaka gukora n'icyo gisebe rwose kikuri mu gahanga mbwira ko numva ntabyumva neza Christine ndakumva nawe urasesengura ugakabye guteze reka nitahire burije nugira kubona uzanyibuke yewe ariko umunsi uzacyanira muganira ntuzantinye wa ngaho Ana Maria se ahisha inkomoko y'uruguma yatewe n'umugabo we nkuru nziza amaherezo azaba yahe Christina we se azashyiramo akazi niba uzacikwe n'igice cy'ubutaha reka nizere ko ikinamico utambagira utekanye abaryoheye kandi nizere ko mugenda mukuramo ubutumwa bukuyemo muri iyi kinamico nkaba nanizera ko igenda ibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Turi no kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cya none, aho ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku myemerere ya bamwe ibabuza kuboneza urubyaro, aho muri iki kiganiro twumvise umuturage witwa Niziryayo Anastasie ushimangira ko atakurikiza gahunda yo kuboneza urubyaro kubera imyemerere ye, kuko ngo Imana niyaguha urubyaro nta mpamvu yarwo. Ikindi kandi twanumvise mu baturage bo mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo batubwiye ko bidakwiye ko umuntu abyara abana benshi adashoboye kurera ngo ni ukubera imyemerere ye. Si ibyo gusa kandi twanumvise Bishop Dr Nshogoza Prote, umuyobozi w'itorero ry'abavandimwe ku bw'ubuntu bw'Imana mu Rwanda, watubwiye ko kuboneza urubyaro nta cyakirimo, kuko ngo kubyara abana utazabasha kurera ahubwo ari bwo Imana yazabikubaza. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Shuti bakunze b'ikiganiro ejo, tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none. Shimiye buri wese wageze kugira ngo iki kiganiro gitambuke, by'umwihariko Mizero Crespe wari ku buhanga bw'ibyuma, ndetse kandi na Nadine w'amahoro wari uhagarariye iki kiganiro. Namwe mwese twabonye mu kiganiro cya none ndabashimiye. Ikiganiro ejo ni nakagaruka, mwari kumwe nanjye Karame Patrick. Naho butaha. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri.
ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.